ndiye msingi wa chama. Ariko mu Rwanda barakubwira bati hapfuye abantu miliyoni, bati kandi bishwe n'abaturanyi babo. Twaraburaye, twarabwiriwe, twarapfushije, twarapfuye. Umutima wacu niwo wanze gupfa. Atari ko so ibyo uvuga urabizi. Ndabizi, ahubwo niho ugomba kuba utazi ibyo uvuga. Yewe Paul Kagame ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ngo bazabanza bavaneho Kagame ryarise. Nanjye ndabakundaga. Perezida Kagame nawe yahise amusubiza amuhakanira ati, You are not the one to determine what conversation or what. oya, ntabwo ari wowe ugena icyo tugomba kuvugaho mu kiganiro cyacu. Niyo mpamvu nkubwira kuri kubaza ibibazo ubundi ukiha ibisubizo. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze? Mr. President, you've just... Bwana Perezida, mwavuze uburyo mwageze ku ntsinzi muri agahugu gato kadakora ku nyanja kandi gafite ubucucike bw'abaturage buri hejuru. Ni mu gihe iruhande rwanyu hari igihugu kinini cyane gikungahaye ku mutungo kamere, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twavuga ko byacanze, yaba ari muri politiki cyangwa se ubukungu. Yewe mwagize n'uruhare mu kujya ku butegetsi kwa Kabila nubwo bitaje kurangira neza. Niyihe nzira ubona ishobokera abaturage ba Kongo mu kuba bagira icyo bakigezaho n'igihugu cyabo kinini muri rusange? First of all, mbere na mbere icyatumye Kongo itagera kuri ibyo byose make a difference for themselves is kiri hagati ya Kongo ndetse between Congo itself and gusa ariko ibi nta nubwo ari njye wakabisubije cyangwa ngo ntange inama ku bibazo bya Kongo. To be lecturing people on issues to do with the Congo. Iyi mbwirwaruhame yose nayo ukabuza kuyumva muri iki kiganiro. Icyo usabwa rero ni ukubana natwe kugeza ku musozo. Uzamwumva kenshi mu mvugo zitazimije kandi zidaciye ku ruhande. Ntimugatinye ibitumbaraye. Simvuga buri kantu kose hano n'uburyo tugiye gukoresha tubyitwaramo, ariko mu buryo butunguranye, mu buryo bwumvikana. Iyo nkubise urushyi mu isura, mbere yuko ngusubiza, ntabwo njyewe nakukubita mu isura, ndakubita ahandi hose hashoboka. Ikibazo nshaka kubaza kiragira kiti, ni gute utsinda amatora ku kigero cya 98%? Byiza cyane. Ni gute abantu batsinda amatora ku majwi 25% nk'uko hari aho bijya bigaragara? Twebwe mu Rwanda twabonye biba, nubwo ahubwo byagakwiye kuba 100% nibura. None se mu mibare y'abazi demokarasi nagomba gutorwa kuri kangahe? Hari imibare aho yanditse rero burya muri demokarasi bavuga ngo bigomba kuba 68% cyangwa bigomba kuba bigenda bite? Imvugo zuzuye ukuri kwinshi kutaziguye, gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya nuko erega ndababwira nuko mutumva. Ntawamenya se ahandi uzamenya ni hehe? Ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni he, ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano. Reka mbabwire, ababa hano mu Burayi n'ahandi ibihugu biteye imbere bikize,
icya mbere C1 ni kenshi abazwa ibisa n'ibigoye ariko we agasubiza bimworoheye cyane kandi agatanga igisubizo mu busanzwe cyafata amasaha n'amasaha mu kugitekerezaho. Uramutse utari perezida wa repubulika ukanurizayininga ukajya mu baturage, ni ikihe kintu cya mbere wumva uzakorana n'abaturage? First of all, nimba ntakiri perezida biranyoroheye kuko nzaba nsubiraho navuye, ariko perezida ntabwo apfa kuba umuturage usanzwe. Niyo uvuyeho ziriya nshingano wagize ziguma zikomeza kukugiraho izina cyangwa uburemere. Ariko mfite urugo nkorora, ngasoma ibitabo, nagira amahirwe nkashobora no kubyandika. Ni byinshi, ahubwo nzagira ikibazo cyo guhitamo. Mfite amatsiko ku muhati w'u Rwanda nubwo mukegamiye ku nkunga z'amahanga. Niba ushobora kwiyumvisha umunsi u Rwanda ruzabaho nta nkunga y'amahanga namba, icyo gihe u Rwanda ruzaba rumeze rute? Ni ibiki bizabasaba ngo mube mwagera aho ngaho? Byiza cyane. Ndatekereza dufite ibihugu byinshi bitegamiye ku nkunga bihabwa. Rero natwe icyo gihe tuzaba tumeze nk'ibyo bihugu bindi bitegamiye ku mfashanyo. Ibigaragaza ubuhanga budasanzwe bwihariye bw'uyu mugabo. Afurika yose iratakamba iti niwe muyobozi dukeneye w'umugabane wose. Ku Banyarwanda bo iyi niyo ntore izirusha intambwe kandi ikaba intare y'inkazi iyoboye izindi ntare. FPR n'Abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. Ni umuyobozi udatinya kwegera abayobora. Ushaka ko tuganira, mumbwire ikibazo ni iki? Aha naho yari yitabiriye umuganda afatanya n'abaturage mu bikorwa rusange by'iterambere. Perezida Paul Kagame, umuyobozi benshi bemeza ko ari icyitegererezo ku mugabane wose, yaba ari mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa. Ndabizi amatwi yawe yumvise byinshi cyane kuri we, ariko waba arigeze kumwumva avuga amagambo yuje ubwenge n'ubuhanga isi yose igakangarana? Muri uyu mwanya singiye kukubwira amateka y'uyu mugabo kuko ndabizi abenshi murayanduje, ahubwo ngiye kukugezaho zimwe mu mbwirwaruhame Perezida Paul Kagame yatanze zigaragaza ubwenge n'ubuhanga buhambaye bw'uyu mugabo, bijyanirana n'ubushobozi afite mu bijyanye n'imiyoborere, gushaka ibisubizo ku bibazo by'ingutu ku gihugu cye, umugabane ndetse n'isi yose muri rusange. When it comes to Africa, I'm sure many people in this audience will have made the same observations. I think we must take responsibility. Cyane ko n'abaturarwanda benshi ariko babibona. Kagame arahari n'Imana n'inkotanyi n'iz'amarere zirahari, narazibonye naramubonye, simubwirwa simubarirwa. Urumva? Mu mbwirwaruhame amagana yagiye atanga, twagerageje gukusanyiriza hamwe zimwe mu zitazibagirana kandi zikubiyemo amasomo buri munyarwanda wese akwiye kumenya. Iyi video ntisanzwe, nturarikiye kuyireba yose uko yakabaye kugeza ku musozo. Niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X Menya, ndakubise gukora subscribe, gukora no kunzogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze.
ibyo tumuziho byose uyu munsi bitangirira hano. Kwani ukiwa unasema wewe unapiganisha ukabila, mwishowe na wewe vitendo vyako unaviingiza ukabila, hapa sasa hakuna tofauti na wale ambao unapigania. Au ukisema wale ambao unapigana nao ni waizi, na wewe ukiwa mwizi, sasa tofauti itakuwa wapi? Basi ingekuwa sasa bora uwapate huko uende ukae nao, kwa sababu ukiwa hapa wakati vyenye unatenda havifanane na vile ambavyo nasema ndivyo vilikufanya upigane, maana yake you are in the wrong place. Kila mmoja ajue wazi kwamba jeshi letu hili ndiye msingi wa chama. Aha, wari umugaba w'ingabo za RPF Major General Paul Kagame yari ari gutanga amabwiriza agomba kugenga urugamba, by'umwihariko asaba bagenzi be ko kwirinda imigirire mibi nk'abo bari bahanganye, bari barangajwe imbere n'amoko, ubusahuzi n'ibindi, ari byo bizabagiza ku ntsinzi ihamye. Iyi mbwirwaruhame twayita Alufa, ikaba intangiriro yaje kumuganisha ku kubohora u Rwanda akanarubera umuyobozi. Nyuma yo gufata Kigali kuwa 18 Nyakanga mu 1994, Major General Paul Kagame, nanone bakundaga kwita Afande PC, yatangarije ikinyamakuru cya Associated Press ko guhangana n'Abafaransa atari byo by'ingenzi, ko bitanakemura ibibazo bihari. We captured and brought under control the whole of the same town. I think avoiding confrontation is in the interest of both the French and even ourselves. Kuwa 19 Nyakanga mu 1994, ubwo hari hamaze guhagarikwa jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ingabo za FPR zari zimaze kwigarurira ibice byose by'igihugu, Paul Kagame icyo gihe wayisunagirwa vice president akaba n'umusirikare umwe rukumbi muri yo guverinoma y'ubumwe yari ishinzwe, yavuze ko uwo munsi ari umwe mu minsi mibi cyane mu buzima bwe. Mu magambo ye bwite ati, ni umunsi ukomeye kuko nizera ko ari bwo bwa nyuma tubona ibibi nk'ibyo twahuye nabyo mu gihugu cyacu. Ndashimira abanyarwanda bihuje bakarwanya ubutegetsi bubi bwari mu Rwanda, ubutegetsi bwavanguraga abanyarwanda mu bandi, ubutegetsi bw'igitugu butoteza abo bwari bushinzwe kuyobora neza. By'umwihariko ndashimira ingabo za FPR Inkotanyi zafatanyije n'abandi banyarwanda bagatanga amaraso yabo barwanira ukuri. Ndashimira abo bose bitanze mu buryo bwose kugeza uyu munsi. Ndakeka ko izo ngabo zigeze kure zigarura ituze mu bice byose by'u Rwanda. Yakomeje kandi avuga ko urugamba rutarangiye, ahubwo bagomba gufatanyiriza hamwe nk'abanyarwanda bakubaka igihugu cyari cyarasenyutse burundu. Nyuma y'amezi make, Kagame mu mvugo itagaragaramo akamwenyu namba ati, ubundi abantu bangana batya arubwo bagira batya bakitwa ukuma ngo habaye umwuzura ahantu abantu ibihumbi barapfa, ahandi batise habaye umushyitsi abantu bapfuye ibihumbi 100, ariko mu Rwanda barakubwira bati hapfuye abantu miliyoni, bati kandi bishwe n'abaturanyi babo, bishwe n'abantu baragirana, bishwe n'abantu. Nta kuntu igihugu abantu burya nicyo kibatandukanya n'inyamaswa zindi. Abantu kibatandukanye n'izindi nyamaswa nuko babo ngo bagira ubwenge, baratekereza. Abantu umusozi wose ufata amacumu, ufata imihoro, ugende wice impinja, wice umuntu utazi no kwandika, utazi na politiki, utari n'umutegetsi, wifitiye inka ye uragira, undi yibereye mu nzu arahinga gusa atunzwe n'isuka, ugende umuteme. Porobole nta nubwo noneho aho ibyo mu Rwanda bibereye ibindi nuko atari ukwica gusa, ariko noneho n'ukuntu bica. Umuntu afate
umuntu namara no kumutema amwicare hejuru amukandagireyo ejo azongera asubire no kumuramba wice mbese harimo ikibazo cyo kwica. iyi ni imwe mu mbwirwaruhame za mbere nyuma yo kubohora igihugu uwari visi perezida icyo gihe nyakubahwa Paul Kagame yatanze ubwo bari mu gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yari imaze hafi umwaka umwe ibaye. Ni igikorwa cyabereye Mayunzwe ya Ruhango kwa 19 z'ukwa kabiri mu 1995. Kagame nka visi perezida w'u Rwanda akaba na minisitiri w'ingabo hari ibibazo bikomeye by'umutekano byamurebaga. Kimwe muri ibyo ni abanyekongo bari bakomeje gutera u Rwanda bya hato na hato. Haha ni mu mpera z'umwaka w'1996 ubwo abantu bari bavuye muri Kongo barashe ku gice cya Cyangugu abaturage bakava mu byabo. Umvuko visi perezida icyo gihe yatanze igisubizo kitaziguye ati ejo hashize hari uwakoze ikosa rikomeye cyane yaba yarabikoze yabitegetswe cyangwa se atabitegetswe bamaze amasaha menshi barasa Cyangugu ndetse bica abantu abandi barakomereka. Birumvikana ko ibyo ubwabyo bifite inkurikizi. Simvuga buri kantu kose hano n'uburyo tugiye gukoresha tubyitwaramo, ariko mu buryo butunguranye, mu buryo bwumvikana, iyo nkubise urushyi mu isura mbere yuko ngusubiza ntabwo njyewe nagukubita mu isura, ndakubita ahandi hose hashoboka. Rero mba ngomba kuhatekereza kandi nkitegereza neza aho ngiye gukubita. Umunyamakuru ati ari kuzakubita. Paul Kagame nawe ahita amusubiza byihuse ati aho nta kibazo kirimo. Inshuro ya mbere mu mateka y'u Rwanda habayeho guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Yewe Paul Kagame ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzihatira gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko nzubahiriza mbikuye ku mutima inshingano yo guhagararira Abanyarwanda nta vangura iryo ari ryo ryose, ko ntazigera nkoresha ububasha nahawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira iyubahirizwa ry'ubwigenge n'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu n'ibyagirira akamaro Abanyarwanda bose. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfasheho. Uyu ni Perezida Paul Kagame arahirira kuba perezida mu nzibacyuho y'imyaka 3. Iki ni kimwe mu bihe by'ingenzi cyane mu miyoborere y'u Rwanda. Nubwo yarabaye perezida ariko hari ibibazo uruhuri byari bimutegereje. Ibibazo by'Abanyarwanda amamiliyoni yari impunzi mu bihugu by'abaturanyi, kuba mu gihugu nta tegeko nshinga rihamye ryari rihari, ibibazo by'umutekano muke ahanini watezwaga n'abasize bahekuye u Rwanda bagahunga igihugu, ibibazo by'ubukungu ariko cyane cyane kongera kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda bakareka kwibona mu ndorerwamo y'amacakubiri. Iyi ngingo yo kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda
Perezida Kagame nawe yivugira ko ari kimwe mu bintu yagezeho bikamushimisha cyane. What is the biggest unexpected successful ikihe kintu gihambaye u Rwanda rwagezeho kitari cyitezwe? Is try and change kugerageza ndetse tugahindura imyumvire y'Abanyarwanda from being dependent on others, kureka gutegera amaboko abandi ahubwo tukigira twebwe ubwacu, ari nako tugira imikoranire n'abandi. but also collaboration with others. But the mindset change. Gusa ariko guhindura imyumvire niyo turufu. Kagame akiba perezida yakomoje ku ngamba z'iterambere by'umwihariko ubuhinzi, cyane ko u Rwanda nta handi rwakuraga icyo gihe. Ikintu cya mbere kiri no mu mutwe mu bitekerezo, muri attitude umuntu agirira gukora biturutse no mu bushobozi. Ikintu cya mbere rero tubanza guheraho no kwigisha abaturage gukora. Niba ari umurima bafite, niba ari ubutaka afite, niba ari inka afite, niba ari itungo rinini afite, akamenya gutunga, akamenya gutunga neza, akamenya guhinga neza. Guhinga neza mvuga no kuvuga ngo ubutaka ubwo waba ufite bwose uko bwaba bungana, niyo bwaba ari buto, kumenya kububyaza umusaruro utubutse kandi ufite agaciro. Mu 2003 nyakubahwa Paul Kagame noneho yateruwe kuba perezida ku majwi 95% akurikirwa na Faustin Twagiramungu wari umukandida wigenga wagize amajwi 3.6%, hamwe na Jeanne Paul Museni na Izinzira wagize amajwi angana na 1.3%. Yari abaye perezida wa Repubulika muri manda y'imyaka 7 yari igiye gukurikiraho, aho yaje no kongera gutorwa mu 2010 ku majwi angana na 93%. Wabashimira ntiyabona amagambo ahagije. Ubafite ku rugamba ararutsinda. Ubafite mu mugambi akazi karagenda. Ubafite mu matora n'intsinzi gusa. Uko mbibonye rero, uko nabyumvise, n'intsinzi gusa. Kandi ibyo byose by'intsinzi by'indi myaka 7 iri imbere nimwe bishingiyeho. Aba mu bindi bihugu bahora bajora u Rwanda ntibabuze kuvuga ko hari bitaragenze neza mu matora, ndetse bakomeza no kwibaza byinshi kuri politiki y'u Rwanda. Umvuko Perezida Kagame yabasubije. None se mu mibare y'abazi demokarasi nagomba gutorwa kuri kangahe? Hari imibare aho yanditse rero burya muri demokarasi bavuga ngo bigomba kuba 68% cyangwa bigomba kuba bigenda bite? Ariko hari impamvu, hagomba kuba hari impamvu. Iyo mpamvu nta wundi wayibaza utari wa munyarwanda ujya hariya gutora yiherereye akandikaho ibyo yanditse. Ari umunyarwanda wahamagaye ku ngufu ukamwinjiza mu cyumba ngo najye gutora, atabishaka yageraho rwa rupapuro akandikaho ubusa ntirirwa agira icyo yandikaho, cyangwa akaza akajugunya mu busa ukaza kubisangamo. Ariko niba abanyarwanda babihisemo, igira uruhande umubazi, wowe wimuvugira uramuvugira nkandi. Icyo gihe hagiye gutora, ntabwo hatora umunyamakuru, ntabwo hatora abandi bita ngo ni human rights,
ntabwo hatora NGOs, hatora umunyarwanda. Uyu munyarwanda rero yakubwiye icyo atekereza ugomba kucyubaha, cyangwa utacyubaha ibyo birakureba, ariko ubuzima bwacu bwo bugomba gukomeza. Ubuzima bw'u Rwanda, ubuzima bw'abanyarwanda bugomba gukomeza, ntabwo tugukesha abandi. Ibi yabivugiye mu Bubiligi muri Rwanda Day yabaye mu mpera za 2010. Muri uyu mwaka wa 2010 kandi nibwo Perezida Kagame yabajijwe n'umunyamakuru Andre Simons wa Al Jazeera amubaza niba atewe ishema no gutsinda abadashoboye bari bahanganye mu matora kandi banibonaga muri FPR. But can he really be proud of this victory when you really had weak opposition that seemed to be very sympathetic towards the RPF anyway? Well, I'm not responsible for the weak opposition. Byiza cyane, ntabwo ndebwa no kuba opposition idashoboye. Niba opposition idashoboye n'udashoboye nyine, sinshobora guterwa isoni n'ubushobozi bwanjye kubera ko gusa undi wadashoboye simbasha kwiyumvisha ayo mahame. Kuba badashoboye sinabigizemo uruhare, nanjye nashobojwe n'ubushobozi bwanjye bwo gushyira mu bikorwa. I have become strong based on my own abilities. Mbere yaho ariko mu 2004 ubwo yari amaze umwaka umwe atorewe kuba perezida, habaye inama y'umushyikirano ku nshuro yayo ya kabiri, aho yibanze cyane ku nshingano z'abayobozi ndetse yanazana ikintu cyo guhiga imihigo ndetse no kuyihigura. Ngira ngo rero nsabe ko twazabyitaho, kandi noneho nk'uko umuntu umwe yigeze gusaba, nanjye numvaga nshaka gusaba ko mu nama y'ubutaha ntituzaze ngo dusubire mu biganiro nk'ibi ngibi twahoze, ahubwo tuzaze buri wese yateguye kwerekana mu gice cye intambwe yateye kuva uyu munsi kugera iki gihe tuzasubira muri iyo nama. Ubwo icyo gihe kuri buri rwego rukwiye kuzerekana ibyagiye bigerwaho, ariko bizashoboka ari uko twagiye tubikurikirana kandi dufite intego. Uvuga uti ndaha, ejo ndashaka kuba ndaha, ejo ndashaka kuba ndaha, bigapimwa, bikabarwa, bikavugwa, bikumvikana. Niba uri umunyarwanda ugomba kuba warumvise iyi mvugo. Babandi rero baba hanze aha bababeshya, bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe, ngo ibintu biri hafi gutungana. ngo bazabanza bavaneho Kagame ryari se. Ryari byanyuze mu yihe nzira se? Iya demokarasi se? Iyi ntambara se? Iyi barabashuka. Ni imwe mu mbwirwaruhame Perezida Kagame yatanze igasiga amateka mu mitwe y'abanyarwanda. Ibi yabivuze ubwo yahuraga na diaspora y'abanyarwanda batuye mu Bubiligi, byari kuwa 4 Ukuboza mu 2010. Kagame ni umuyobozi utagendera ku gitutu, akaba adatinya kuvuga ukuri uko yumvamo ibintu. Muri make ntavugirwamo. Ibi twabikomojeho mu ntangiriro z'iyi video. Ibi yabishimangiye neza mu 2011 ubwo yari mu ruzinduko mu Bufaransa. Perezida Kagame yahuye na diaspora y'abanyarwanda abagizaho imwe mu mbwirwaruhame zakunzwe cyane.
yumvikanye yijundika cyane ibihugu n'imiryango byo mu burengerazuba bw'isi byageragezaga kwivanga mu bibazo na politiki by'u Rwanda. Mwibuke ko iki gihe umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari ugeramiwe. Ibyo ambasada yize ukomozaho, nanjye ndishimye kuba naje hano mu Bufaransa kurikira umuyobozi w'iki gihugu ko yasuye n'u Rwanda, fatanya kugira ngo turebe uko tutahera mu mateka ahubwo tugatera imbere. Aranabivuga ngo hari abatifuzaga ko biba, hari abandika bagira bate, hari abasobanurira. Urumva iyo politike sinyizi, ntabwo nzi agaciro kayo. Politike y'iyi nabi ntabwo ari iy'abantu, ntabwo ari iy'abantu bazima. Ubwiye abantu ngo ntibanyakire, barakwakira se? Ese ubwo bakwakiriye mu mwanya wanjye wagenda ubabwira iki? Wagenda ubabwira se ko uhagarariye abanyarwanda bamwe udahagarariye abandi? Wagenda ubabwira se ko ushaka abanyarwanda bicwa n'inzara? Wagenda ubabwira ko wifuza ko abawe ushaka ko bakena? Rero izo politike nk'izo ngira ngo mbabwire abanyarwanda muri na politike ziri, politike nk'izo twarazirenze, dukwiye kuzirenga. Politike nk'izo zirasuzuguritse, n'abazirimo barasuzuguritse. Ati politiki nk'izo zirasuzuguritse kandi n'abazirimo barasuzuguritse. Muri iyi mbwirwaruhame kandi His Excellency Paul Kagame yakomeje yibutsa abanyarwanda ko aho baratari iwabo. Reka mbabwire, ababa hano mu Burayi n'ahandi bihugu biteye imbere bikize, icyambere C1. Ahita akomereza ku ngingo ishimangira ko atagendera ku mabwiriza y'abagashaka buhake mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icya kabiri, agira umbwira bo ko nta bibazo bagira. Hari ubwo nyambazwa gusubiza ibibazo biri iwacu, impamvu bihari, nkabibazwa n'abafite ibisa nabyo iwabo. Ibyo murabizi. Basanga umuntu araza kumbaza kuki ibintu bigenda bityo hano, ariko nkaza kwibuka ariko si wanyu ko ariko bimeze. Yakomeje kandi atanga urugero rwumvikanisha ko ibihugu bikomeye byitwara ku bihugu bito, akoresha urugero rw'umuntu wagutije umwenda wo kwambara. Ariko akarusho ni kamwe gusa, abimbariza kuko rimwe na rimwe bafata amafaranga y'abaturage babo batanze mu misoro bakayatugemurira. Iyo umuntu akugemurira
umuntu agutunze usibye ko nabyo ari imico mibi iyo utunze umuntu ntabwo mwigambaho. Ubundi mu kinyarwanda cyangwa mu mico yacu tugira ubupfura, tugira imico, tugira ntabwo wagurira umuntu ishati ngo nurangiza ngo utari uti ko yanduye ngo buri munsi horoma buri utari ko ndashaka kuyikunja ukamubwira uko agomba kuyambara ukamwibutsa ko hari aho bigeraho kumva ushaka kuyivanamo. ukumva wayimusubiza kandi rimwe akakubwira ko yanduye ariko isa neza kurusha iyo yambaye, ariko kubera ko yayikuguriye ariko bamwe tumaze kubimenyera tubyifatamo neza. Rimwe babikubwira ugasa n'utabyumvise kugira ngo nibura ukomeze utera intambwe ugera aho ushobora kwigurira ishati. yibukije abanyarwanda n'abandi bari bitabiriye uyu munsi ko politiki y'ukuri ari igamije ubumwe. Kenshi iyo twahuye nko muri uyu mwanya nkunze kubabwira kandi nzajya mbisubiramo kuko uyu ni umwanya wabyo, umwanya wabyo kubabwira ngo u Rwanda, abanyarwanda turi bamwe. Turi bamwe bivuze ngo n'ibyaba bidutandukanye, umuntu ntasa n'undi, umuntu ntateye nk'undi. Ushatse kubagira benshi ushobora kuvuga ngo aba bamwe ukabaha izina ryabo uti ntibateye nk'abandi, ukabaha abandi izina ryabo, wabivana ku muntu umwe cyangwa se ukabishyira ku bantu benshi. Ariko ibyo ari byo byose muri politiki nzima nzi menyereye, nibwira ko namwe abenshi ari uko politiki tuzi yubaka yemerera abantu kuba batandukanye, yemerera abantu kugira uburenganzira bwabo ubwo ari bwo bwose ku buryo batandukana. Ariko politiki nzima nibibutsa ko hari n'aho bahurira. Ni politiki ibibutsa ko ntacyo bapfa ahubwo hari icyo bapfana. Nyamuneka niba wakunze iyi video wayiha like, kora subscribe kuri uyu muyoboro wa YouTube yitwa X Menya kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ikiganiro cyo kiracyakomeje.
buri munyarwanda wese amaze gusobanukirwa neza kwihesha agaciro icyo ari cyo kubera uyu muyobozi uhora bisubiramo umunsi ku wundi, yaba ari mu Rwanda cyangwa ari mahanga. Ku munsi wa Rwanda Day wabereye i Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 11 Kamena mu 2011, Perezida Kagame nabwo yatanze imbwirwaruhame yasigaye mu matwi ya benshi avuga ku gaciro. Niyo mpamvu politike yacu niha abanyarwanda ubuzima bwiza. Iyo tugeze kuri buri munyarwanda ushobora kwivuza, iyo duha umunyarwanda ubwishingizi bw'ubuzima, iyo duha umunyarwanda ushobora kwiga akarinda aza muri Amerika, hano akarinda ajya Canada, akarinda ajya he. Iyo duha umunyarwanda ubushobozi bwo korora no guhinga, akigaburira akihaza, agahahira n'amasoko, iyo duha umunyarwanda ibikoresho by'itumanaho, by'amakuru, guhaha amakuru ngo amenye, tuba duha umunyarwanda agaciro, tuba duha umunyarwanda uburenganzira, tuba duha umunyarwanda demokarasi. Indangagaciro yo kwihesha agaciro nanone kandi Perezida Kagame yari yayikomojeho mu 2010 n'ubundi ubwo yari muri Rwanda Day mu Bufaransa. Bya bindi ngo iyo wigize agatebo uyora ivu. Iyo ni imigani y'Ikinyarwanda. Twange kuba agatebo. Uburyo bwo kubyanga ni ukwiha agaciro, ni ugukora cyane, kandi ntabwo twabigeraho tudakoreye hamwe nk'umunyarwanda ngo noneho twivane muri kwa gukuburirwa amashati duhora twibutswa buri munsi. Niko gaciro, niyo ntambara, nirwo rugamba. Niba wakunze iyi video kandi ukaba ukeka ko ari umunyarwanda yafasha, ushobora kuyimusangiza. Mu 2011 ubwo yasubizaga ibibazo by'abanyamakuru batagira umupaka, ubwo yarabajijwe ku banyamakuru bafunzwe, Perezida Paul Kagame yabasubije agira ati: njyewe guverinoma n'abaturarwanda simwe tugomba kubwira ibyacu, ahubwo tugomba kubibwira abanyarwanda bagenzi bacu ndetse na gahunda mpuzamahanga turimo. Mwebwe muri babandi navugaga kare, mutera ibindi bihugu, mukora ibibonetse byose kandi mudashobora no kwigenzura namwe ubwanyu. Sintekereza ko mushobora kwigenzura, rero nanjye nta buryo mwangenzuramo ngo mbabwire ibyo dukora n'impamvu yabyo. Wish you a very good evening and a very happy day. More things are ahead of us coming. So, all the best to you. Kugeza kuri uyu munota umaze kubona byinshi. Ese nihe mbwirwaruhame wakunze cyane cyangwa se yagutangaje muzo tumaze kubona zose? Birumvikana ko zishobora kuba ari nyinshi. Ngaho rero gerageza udusangiza amasomo wakuyemo unyuze muri comment cyangwa se utubwire bimwe mu byagutangaje utaruzi muri zimbwirwaruhame zose wumvise. Mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye hagati y'itariki 18 na 19 Ugushyingo mu 2014, Perezida Kagame yumvikanye bwa mbere avuga ku nkuru y'ingabo zari mu butumwa bwa Loni ziyobowe n'umunyakanada General Romeo Dallaire zashatse kumuha amabwiriza yo kudafata umujyi wa Butare. Iyi ni inkuru kandi yumvikanye asubiramo mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Kera
tukirwana intambara ziduha ubwo burenganzira bwo kubaho. Njya kubabwira amagambo make, story ushaka kuvuga icyo mvuga. Tukiri mu ntambara muri 1994 abantu bacu bicwa, twari tutarafata uyu murwa mukuru wacu. Njyewe narindi ahantu Musha murahazi, uri mu nzu ujya za Rwamagana. Musha murahazi? Mbona abantu banzaniye telegram message, ubuhari ba UN hano, abandi mujya mwumva intwari igitangaza bari barahangaha, bagomba kurinda u Rwanda, bagomba kurinda abanyarwanda. Banzanira telegram bambwira ngo icyo gihe nari aho, ariko hari n'abanyarwanda icyo gihe barwanaga bari mu nzira, bari hafi kugera Huye, banyuze uyu muhanda w'epfo za Bugesera bakomeza bajya Huye. Banzanira telegram bambwira ngo bumvise ko hari abantu bariho bagana Huye, kandi hariyo ibitangaza, abantu b'ibitangaza. Hari n'abandi nyine bavuye muri ibyo bihugu bikomeye barekereje, bari hakurya za Bukavu n'ahandi. None tudahagarika gukomeza kugenda ngo turashira, baratumaraho. Umuyobozi wa Loni wari wanzaniye iyo telegram yicayeho, ndamureba, hari abandi bantu banyicaye iruhande, ngo tugomba guhagarika ibyo dukora. Ndabwira nti twebwe ntabyo dukora tugomba guhagarika, ahubwo abica abantu bacu nibo bakwiye guhagarika. Atari ko se ibyo uvuga urabizi? Ndabizi, ahubwo niho ugomba kuba utazi ibyo uvuga. Ati icyo mbivugira, ati isi yose yahuruye, ati ibintu biri hariya bibategereje, ati ntawe uri busigare muri bo. Ndamubaza ntari ko ibyo uvuga uravuga abantu nkanjye bava amaraso nkanjye, cyangwa ni abaturutse ahandi tutazi? Ndamubwira nti abajyaga Huye bari baruhutse, bari bagiye no gutwara n'umwanya wundi, bashobora no kujya n'ahandi, ariko kubera ibi umbwiye nicyo ngiye kubikorera. Abantu bagiye kujyayo ubu, ugenda ubwira abo ngabo bavuga ko bari butumare ko tuje. Tubwira abasirikare icyo gihe hamesage nabo muhaguruke mugende murwane aho muri Huye, uwo muhasanga uri bahagarike ntimubaze mu Rwanda. Niko byagenze, baragiye babasangayo. Basangayo, ariko bose banavuga ni n'abanyabwoba, barabeshya. yewe n'abanyamakuru nabo ubwabo begeze kumubaza gake yashakaga gufata bwa mbere hagati ya Gitarama ndetse na Kigali. Is your intention to take Gitarama first or to take Kigali first? Arangije yabasubiza ko iryo ari ibanga rye, atari ngombwa kubivuga. That remains my secret. Kandi koko ibi byanarangiye barwanira gukuri batsinze, ingabo za FPR zibohora u Rwanda.
iyi mbwirwaruhame nayo yishimangira ko nta magorane utakivanamo mu gihe uzi neza icyo uharanira. Twaraburaye, twarabwiriwe, twarapfushije, twarapfuye, umutima wacu niwo wanze gupfa. Tumaze kumva byinshi kandi byose bikubiyemo ubutumwa n'inyigisho zinyuranye, kandi ndabizi byinshi hano ntiwari ukibyibuka cyangwa se ngo wibuke igihe byabereye. Ariko ndamutse nkubwiye ko tukiri mu itangiriro ry'ibyiza wabyitwaramo gute? Mu gice gikurikiraho turumva imbwirwaruhame Perezida Kagame yavuze maze amahanga yose agakangarana. Nimvuga gukangarana wumve gukangarana bya nyabyo nyine. Ibihugu bya Afurika bikifuza ko yabibera umuyobozi. Mbere yaho ariko reka tubanze twumve ubu butumwa ubundi tugaruke dukomeza mu kanya. Ese waruzwe hejuru ya 85% bya business nshya zifunga zitaramara n'umwaka? Birababaje. Intandaro y'ibi byose ni ukubura abakiriya. Niba ufite business cyangwa uteganya kuyishinga, ugomba gushyira ibikorwa byawe ahahurira abantu benshi cyane bashoboka. Muri iyi si yacu igezweho nta hantu hahurira abantu benshi nko ku mbuga nkoranyambaga. Instagram ubwayo yonyine ikoreshwa n'abarenga biliyoni 2 mu isi hose. Facebook igakoreshwa n'abarenga biliyoni 3. Muri aba hakaba habarizwamo abanyarwanda barenga miliyoni bayikoresha nibura buri kwezi. Waruzi ko hejuru ya 90% by'abantu babanza gusura social media ya business runaka mbere yuko bagira hikorera ngo babe bagura. Kandi koko ibi ni mu gihe kuko imibare igaragaza ko 71% bya business ntoya n'iziciriritse zikoresha social media mu kumenyekanisha ibikorwa byazo no kuvugana n'abakiriya kandi bakishimira umusaruro ubivamo. Inkuru nziza ngufitiye ariko ni uko izi social media zose ziremwe mu buryo bugamije guhuza umucuruzi n'umuguzi. Niba utaratangira gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kwamamaza ibikorwa byawe, umenye ko ufite amahirwe menshi yo kuzafunga imiryango ibikorwa byawe bitaramara n'umwaka. Ntibikwiye kuba ukiri kwibaza niba ari ingenzi kuri business yawe, ahubwo ikibazo gisigaye ni bikorwa bite, ni bande babimfashamo. Kubera ko abarenga 1/2 bakoresha ubu buryo bwo kumenyekanisha ibikorwa byabo kuri social media batabisobanukiwe neza cyangwa se bagakora amakosa atuma ahubwo bashobora gutakaza abakiriya. Nakubona igisubizo kirambye kuri business yawe. Ese ujya wibaza uko wamenyekanisha ibikorwa byawe kuri social media maze abakiriya bakisukiranya? Ibi ntibikiri ikibazo kuko muri Twika SMM Limited tuzobereye mu gufasha abantu n'ibigo kubyaza umusaruro imbuga nkoranyambaga zanyu ndetse no kuzicunga. Iyo tuganye tugushakira strategy wakoresha social media yawe ikazamuka. Waba ufite intego yo kuzamura abagukurikira ukaba wakora monetization cyangwa se ukaba ushaka kubona abakiriya benshi kuri izi mbuga, ibi byose tubigufashamo dushingiye ku byifuzo byawe cyangwa business yawe. Social media tuvuga ni izi zose twirirwa dukoresha, yaba ari YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X n'izindi. Itsinda ryacu kandi iri gufasha gukora video n'amafoto bigaragara neza cyane byo gushyira kuri izo social media zawe. Niba wagorwaga no kubona ibyo gupostinga, yaba ari video, amafoto cyangwa izindi design wifuza nka infographics, ibi tubikora kinyamwuga. Nawe niba ushaka gukora video nziza nk'iri kureba ni karibu. Nyuma y'ibi noneho tugufasha no gucunga imbuga zawe, social media management, tukagukorera ingengabihe yo gutangazaho, gusubiza abagukurikira hamwe n'abakiriya bawe uko bikwiye n'ibindi. Mbese nyine tukagukorera igikenewe cyose cyatuma ibikorwa byawe bizamuka kandi ukabonera inyungu kuri izi mbuga nkoranyambaga, ukunguka abakiriya bashya buri munsi. Wowe ujya ubona ngo sponsored kuri post runaka ukibaza uko bikorwa, ibi nabyo turabigukorera maze ibyo ukora bikagera kuri benshi kandi bakeneye kugura product cyangwa service utanga. Ibi tubikora kuri Facebook, Instagram, X yahoze yitwa Twitter n'ahandi. Dukora ibyamamazwa bigana kuri WhatsApp, umuntu yabona icyamamazwa cyawe yagahita kwandikira kuri WhatsApp ako kanya cyangwa agasura website yawe n'ibindi. Muri Twika SMM kandi dukora video z'ibyamamazwa, promotional videos mu moko yose ashoboka, tukabitunganya ku buryo bitambutse ubutumwa wifuza kumvikanisha mu buryo bworoshye cyane. Nyuma yaho kandi tugufasha kubishyira ku mbuga zirimo Instagram, Facebook, Google, aho ugera ku bakiriya bose wifuza twifashishije ibyamamazwa byishyurwa, paid ads. Kumujya nko kuri Instagram ukabona ngo sponsored cyangwa se ibyo bamwe bakunze kwita ngo nuku boosting. Ibi byose rero turabigukorera ubundi ukagera ku itsinda ry'abantu runaka wifuza. Niba utunganya imisatsi n'ibijyanye n'ubwiza, tukaguhitiramo ko byerekwa abari n'abategarugori gusa. Ibi byitwa targeted audience, aho ibicuruzwa byerekwa abafite amahirwe menshi yo kubigura cyane kurusha abandi. Niba ukiri kwibaza niba ukwiye kutugana koko, iyumvira ubuhamya bwa bamwe mu bo dufasha. Uyu ni Bairando wo muri Magic Cleaning Limited, umwe mu baboneye umusaruro muri service dutanga.
Amazina yanjye nitwa Eric Kwizera Bayrando, nkuko mubibona iyi ni company yitwa Magic Cleaner, dukora amasuku, twoza intebe, amatapi, mashini dukoresha dukamura amatapi, tuyumutsa. Hanyuma nkuko mubibona business yacu iri ku rwego rwiza, ariko isuku irakoze. Mbere tugitangira business yacu yari hasi cyane, kuko nagiye kuri Instagram ndangije mbona twiga nifuza kuba nabo umufatanyabikorwa nabo bafatikanya banyamamariza ibintu. Ubu kugeza izi saha tuvugana abakiriya mfite 80% bakesha ubufatanye na Twiga. Twifurije nawe kuba wafatikanya nabo muri business yawe, barakwamamariza bagukora video nziza cyane kandi ibintu byawe bikagira umusaruro uhagije kuko wikoranaga mbere. Niyibizi Junior ni umuyobozi wa Starlord Group, akaba afite ikigo gitumiza ibintu mu mahanga bagatanga n'ubujyanama. Ngiriwe neza banyita Junior, nkaba CEO na founder wa Starlord Group. Tukaba dutanga serivisi nyinshi zitandukanye nko gutumiza ibintu mu mahanga, gufasha abantu kubona amaviza yabo yo kwiga yaba n'ay'ubucuruzi. Tukaba dufasha n'abanyeshuri bashaka ibigo kubona admissions y'ama full scholarship. Mu by'ukuri nyitangira Starlord Group nabaruka cyane no kubona abakiriya kuri social medias, ariko sinzi uko umunsi umwe ndimo ndascrollinga mbona company bitwa Twiga SMM, avuze tereka ngerageze ndebe serivisi zabo, ndabandikira ndabavugisha, bona bafite customer care nziza iri hejuru, bafashije mu bijyanye no kuboostinga no kumanika ad kuri social media zanjye, Instagram na Facebook. Murabona ko gukorana nabo biri gutanga umusaruro, kuko ubu ku munsi mbona abakiriya bashyashya barenga 100 baba batwandikiye kuri Instagram yacu. Murabibona hano, murabona ko handitsemo from ads, abana ko bagenda handitseho ad equal, abo sara abakiriya twabonye binyuze mu ma ad. Mu by'ukuri kuri no sabo hano bigeze, ndavuga ko 80% y'abakiriya bagana Starlord Group bakesha Twiga SMM. Kuri bamfashije mu gukora ama video meza ya advertisement. Ese waba wararangije amashuri yisumbuye ukaba ushaka kuminuriza mu mahanga, cyangwa ukaba ushaka kwiga masters na PhD muri university zo hanze zikomeye? Igisubizo ni Starlord Consultancy. Bamfasha kumanaginga social media platforms zacu n'ibindi byinshi. Akanya abantu benshi barari ikibazo cy'uko badashobora kugana abakiriya, badashobora kugana n'abakiriya online. Iki kibazo kikaba kikibagora, kimwe abashishikariza n'ubugana no company Twiga SMM, kuko batanga service nziza ziri hejuru, kidasobanukiye baragufasha. Nyuma y'ibi byose rero bigaragara ko nta mpamvu n'imwe yakurengera mu kudakoresha social media mu kumenyekanisha ibikorwa bya business yawe. Icyo ubura ni kimwe, Twiga SMM. Icyo waba ukora cyose, business yari yose waba ufite, twiteguye kugufasha kandi serivisi zacu zikaguha umusaruro. Witinda, duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nonaha kuri 0794 ubundi tugufashe muri ibi byose utangire kwibonera impinduka mu gahe gato. Ni karibu. Mu 2010 imbere y'abayobozi bakomeye muri Afrika hamwe n'inteko itanga ibiganiro yari irimo Madame Louise Mushikiwabo, Olusegun Obasanjo, Thabo Mbeki hamwe na Donald Kaberuka. Mu ijambo yavuze ashize amanga ndetse n'agahinda mu ijwi rye, Perezida Kagame yavuze uburyo atiyumvisha ukuntu abayobozi ba Afrika birukanyira kujya ku mugabane w'Uburayi kugira ngo abariho bakemurira ibibazo bibugarije. Ati, when it comes to Africa, I'm sure many people in this audience iyo bigeze kuri Afrika ndabizi neza ko abantu benshi bari hano nabo bagiye babibona. We must take responsibility and accept our failures in dealing with these matters. Ntekereza ko dukwiye gufata inshingano tukemera ko twatsinzwe mu guhangana n'ibi bibazo. Fasha urugero ku byo Perezida Obasanjo yavuze ku kibazo cya Boko Haram, dushobora no kugereranya n'ibindi bibazo byinshi. For me, when I'm watching on television and I find our leaders
njyewe ndi kureba televiziyo nkabona abayobozi bacu bagakwiye kuba bakorana ngo bakemure ibi bibazo byugarije ibihugu byacu. Wait until they are invited to go to Europe. Ahubwo bategereza ko batumirwa kujya mu Burayi ngaba ariho bicara. It's like they are made to sit down and address their problems. Why does anybody wait for that? Bisa nkaho babahatira kwicara ngo baganire ku bibazo byabo. Kubera iki bategereza ko icyo gihe kigera? Ese bitanga ishusho ki kuri twe nka Afrika? The image it gives is that we are not there to even address these problems. We are there for a photo opportunity. Ahubwo icyo bigaragaza nuko tuba tutagiyeyo ngo tuganire kuri ibi bibazo, tugiyeyo kubera ko ari nk'amahirwe yo gufata ifoto. Tuba twishimiye kwicara i Paris hamwe na perezida w'Ubufaransa, ubundi tukaganira ku byo gukemura ibibazo. Our leaders cannot get themselves together to address. Ntabwo byumvikana ko abayobozi bacu badashobora kwihuriza hamwe ngo bakemure ibibazo bifitwe n'abaturage bacu. Ntabwo byumvikana. Yego ndi kuvuga ibi mfite agahinda kuko ntegereje igihe nanjye nzaba meze nk'aba bahoze ari abakuru b'ibihugu, kuko bafite ubushobozi bwo kuvuga ibintu babohotse kurusha uko meze. Ugereranyije aho bari n'aho ndi, ndagerageza kwigengesera ku byo mvuga. But I think there is that serious problem. African leaders, ariko ndatekereza ko icyo kibazo gikomeye gihari. Abayobozi ba Afrika ntabwo dukeneye gutumirwa ahantu hariho hose ngo tujyeyo tugiye kuganira ku bibazo byacu tutabanje ngo dutumirane hagati yacu ngo tubwirane ukuri twagakwiye kubwirana ku bibazo byacu bikomeye. Iyi ni imwe mu mbwirwaruhame Perezida Kagame yatanze maze igakangura abayobozi ba Afrika n'abaturage bayo bose, maze ku mbuga nkoranyambaga bati uyu niwe muyobozi wundi Afrika ikwiye. Abandi nabo bati dukeneye abandi bayobozi nka Paul Kagame benshi ku mugabane, tubafite twatera imbere mu buryo bwose bushoboka maze umugabane wacu ukagira ubwigenge ukaba igihangange. Bwana Perezida, mwavuze uburyo mwageze ku ntsinzi muri agahugu gato kadakora ku nyanja kandi gafite ubucucike bw'abaturage buri hejuru. Ni mu gihe iruhande rwanyu hari igihugu kinini cyane gikungahaye ku mutungo kamere. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twavuga ko byacanze, yaba ari muri politiki cyangwa se ubukungu. Yewe mwagize n'uruhare mu kujya ku butegetsi kwa Kabila nubwo bitaje kurangira neza. Niyihe nzira ubona ishobokera abaturage ba Kongo mu kuba bagira icyo bakigezaho n'igihugu cyabo kinini muri rusange? First of all, mbere na mbere icyatumye Kongo itagera kuri ibyo byose make a difference for themselves is between kiri hagati ya Kongo ndetse n'umuryango w'abibumbye and the international community that never learns lessons and just whatever. Buri kimwe cyose bakoze muri Kongo ku bigendanye n'intambara batezaga ibibazo byinshi kurushaho. Iyo witegereje ingano y'amabiliyoni y'amadolari yatakajwe kuri Kongo n'umuryango mpuzamahanga binyuze mu muryango w'abibumbye ndetse ukareba n'igihe gitambutse kandi bikaba nta musaruro ugaragara wabivuyemo, mu by'ukuri Kongo si cyo kibazo gusa, ahubwo n'abo bandi bisanisha n'ibyo bibazo byaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abo nibo bazanye ibyo bibazo cyangwa se bakaba bamwe mu babiteje. If you spend half of that money, amafaranga yakoreshejwe ku ngabo mu butumwa bw'amahoro muri Kongo, iyo nka kimwe cya kabiri cyayo gikoreshwa mu gufasha abanyekongo ubwabo, amahirwe menshi nuko imimerere y'ibintu yari kuba yarahindutse. Instead of spending it on the peacekeepers, I don't feel it is my place, my role. Gusa ariko ibi nta nubwo ari njye wakabisubije cyangwa ngo ntange inama ku bibazo bya Kongo.
yabagara igihugu cyanjye nari kubabwira buri kimwe cyose mwifuza, ariko ku bandi nshaka kubibarekera bo ubwabo. Mu 2016 mu biganiro by'akanama kiga ku bubanyi mpuzamahanga Council on Foreign Relations, Perezida Kagame yabajijwe n'umwe mu bari bateze amatwi ku birego u Rwanda ruregwa ku kurenga ku mahame agenga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. You've spoken a lot about democracy, and I would just like to point to the accusations of human rights abuses in terms of the elimination. Icwa ryabo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gucecekesha itangazamakuru. Just like to hear your comments towards that. Kagame yamusubije agira ati, No, I would like to hear your comments ahubwo wowe ndashaka kumva icyo utekereza. Kuri njyewe buri gihe birankomerera kunshinja icyo ari cyo cyose. To accuse me of anything and then say prove yourself innocent. Ubundi ukambwira ngo nerekane ndi umwere, ahubwo reka nguhindukirire ngo usabe kumpamya ibyo byaha. Aho niho hari ikibazo. Itangazamakuru cyangwa imiryango irengera uburenganzira bwa muntu iyo bamvuga njyewe ku giti cyanjye cyangwa ku Rwanda, iyo uri mu Rwanda ukareba icyo kiremwa muntu kiri mu Rwanda bakakubwira inkuru zabo, nta nubwo uzabona 0.0001 by'ibyo uvuga, nta nubwo uzabona kimwe cy'igihumbi cy'ibyo uvuga. 0.001% of what they are talking about. The real life there is completely different from what the young girl is talking about. Ubuzima busanzwe bwaho buratandukanye cyane kuruta iby'uriya mwana w'umukobwa ari kuvuga, biratandukanye cyane. Ariko abantu bazaguma hano muri Amerika n'ahandi, bamwe ntibigeze banagera mu Rwanda cyangwa ngo bahure n'Abanyarwanda kandi bahari. Abanyarwanda barahari, abaturage b'u Rwanda badatandukanye namwe. Ibyo mwifuza kuba byo, kugira, gukora, ntaho mutandukaniye. Ariko ni nk'Abanyarwanda cyangwa u Rwanda bafatwa nk'ubusitani bukorerwamo ubushakashatsi, aho bajya bakavomerera indabo. Oya, ni abantu kimwe n'abari hano cyane rwose. Rero abo human ndababwira, 1/2 cy'ubuzima bwanjye nakibayeho mu ndake, ntazi ko umunsi ukurikiraho nzabaho. Ntabwo nigeze ndwana ngo mbe perezida w'igihugu cyanjye. Ntekereza ko byabayeho nk'impanuka. Nari ndimo ndwanira uburenganzira bwanjye, ntari gushobora guhabwa n'undi muntu uwo ari we wese mu bagize iyo miryango irengera uburenganzira bwa muntu. Ndetse n'uyu munsi badashobora kumpa cyangwa ngo babuhe Abanyarwanda. Ni ubwikunde ndetse ntibinumvikana ko umuntu ajyaho akavuga iby'ihohoterwa no kuba njye nk'umuyobozi w'abaturage banjye ntubahiriza uburenganzira bwabo. Ni igitutsi. Igisubizo cyanjye kiroroshye cyane, ni uko nzakora ibishoboka byose nkorera abaturage banjye mu buryo bwiza bushoboka bashobora gukorerwa. Icyo nicyo gisubizo. Mu kiganiro gishyushye yagiranye n'igitangazamakuru cya France 24 hamwe n'umunyamakuru wacyo Catherine Nicholson mu 2019, Perezida Kagame yongeye kumvikana avuga ku gasuzuguro k'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuri Afurika ndetse n'uburyo ibi bihugu bishaka kwikuza kandi ibibazo bimwe biri mu Burayi bisa n'ubundi n'ibiri muri Afurika.
ati Let me say something to that, because I think this kind of discussion, which has gone on for a very long time around, ndatekereza iki kiganiro kimaze igihe kinini gicaracara gisa nk'ubwibone. the tragic situation of 1994 isn't considered even a violation of human rights. Bisa nk'aho amahano yo mu 1994 adafatwa nk'aho ari ukurenga ku mahame y'uburenganzira bwa muntu. Bisa nk'aho byagiye inyuma, ndetse n'ababigizemo uruhare uyu munsi bavuga ku bindi, ndetse ko ibiri kuba uyu munsi mu Rwanda ari byo birenga ku mahame y'uburenganzira bwa muntu kurenza ibyabaye. Ndatekereza ari ibyo twarimo tuvugaho. Umunyamakuru nawe arangije ati just for example, there was Amnesty International rights report. nk'urugero, hari raporo idasanzwe ku burenganzira bwa muntu ya mbere y'amatora mu 2017 ivuga ko hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyapolitike, abanyamakuru, abarengera uburenganzira bwa muntu bagiye bafungwa ndetse bakanicwa. Perezida Kagame nawe amusubiza agira ati I think your idea of that assessment of your raising country. your views to the audience so that you influence. ndatekereza urajwe inshinga no kuzamura ishusho yawe kuba dukurikiye kugira ngo uhindure ibyo batekereza. Kuki utari kureka ngo nsubize? Niba ari ibyo urajya ubaza ikibazo unakisubiza. Umunyamakuru nawe ati I'm very interested in your answer. I'm giving you some context. ariko ndi kugerageza gusobanurira abadukurikiye, ahubwo mbwira icyo utekereza kuri iri genzura. Perezida ati I think it's just ridiculous because there is nothing like. ndatekereza ari ibintu bitumvikana, kuko ndatekereza ko nta kintu kibaho nk'uburenganzira bwa muntu ukuyemo ibyo turi kuvugaho. Ibyo turi kuvugaho bijyanye n'iterambere. Ubu nabwo ni uburenganzira bwa muntu. Iterambere, amashuri, uburezi, ubuvuzi, kugira icyo kurya. Now, the level of poverty has decreased almost by 60%. Uyu munsi ikigero cy'ubukene kimaze kugabanuka hafi ku kigero cya 60%. Rero aba bantu, iki kiremwa muntu, bafite ubuzima bwigiye imbere ndetse bakaba banabigiramo uruhare bo ubwabo. Biburizwamo muri urwo rutondo maze kurondora, nk'aho ibiri mu Rwanda ari nko mu kuzimu cyane, ndetse ukanirengagiza ukuzimu twaciyemo kandi tugahangana tukabikemura. Ubwo mwe mwari muhari muvuga ubusa gusa. We stood against and sorted out when you were there just talking about more or less nonsense, because Do you reject the accusations, for example, it's from Amnesty rubbish, International? absolute rubbish. Ibyo uvuga nta shingiro bifite. U Rwanda rutandukanye n'icyo rwahoze mu myaka 25 ishize, ndetse warukwiye no kubureba mu Burayi. Namwe muri kurenga ku burenganzira bw'abantu. Turebeye kuri aba bantu musubiza inyuma bakajya kuruhamira muri Mediterane, ndetse n'abandi bafatwa nabi mu bihugu byanyu. Kuki mwe mutavuga ku burenganzira bwa muntu iwanyu? Treated in your own countries. Why don't you talk about your human rights and stop just offloading everything? Umunyamakuru nabarangije ati Well, this is a development conversation. ariko so- turi kuvuga ku iterambere. Aha Perezida Kagame nawe yahise amusubiza muhakanira ati You are not the one to determine what conversation or what. oya, ntabwo ari wowe ugena icyo tugomba kuvugaho mu kiganiro cyacu. Niyo mpamvu nkubwira kuri kubaza ibibazo ubundi ukiha ibisubizo. And you really need to stop this superiority complex. Kandi rero mukwiye guhagarika ibi bintu bitumvikana byo kumva ko muri hejuru mu burenganzira bwa muntu. Mutekereza ko ari mwe mwenyine mwubahiriza uburenganzira bwa muntu, naho abandi akaba ari bo barenga kuri ayo mahame gusa. Oya, twarwaniye uburenganzira bwa muntu no kwishyura ukizana ko abaturage bacu, ndetse mu buryo bwiza kuruta abandi barimo mwebwe mukomeza kuvuga kuri ibi bintu bitumvikana. Aho twakuye igihugu cyacu ndetse naho kiri uyu munsi birivugira. Ibindi by'iyi nkuru bituruka kuri uko kwishyira hejuru. Izi se ebyiri aho abantu bamwe bazi iby'uburenganzira bwa muntu kurusha abandi. Ariko ubu ni uburenganzira bwacu nk'abantu. Ibyo twubaha mu gihugu cyacu ntabwo tubikorera mwebwe, ntabwo tubikorera undi uwo ari we wese, ahubwo turabyikorera. When we respect the things we respect in our countries, it's not for you, it's not for anybody else, it's for ourselves. Umunyamakuru nawe ahita abaza yihuse cyane ati ariko ni uburenganzira bwubahirizwa ku isi yose. Perezida Kagame akomeza agira ati yego bwubahirizwa ku isi yose, ariko ntabwo ariko mubibona, kuko ntabwo mwagakwiye kuba abacamanza. Ntabwo ari mwe mukwiye kubwira abandi ibyo bakwiye gukora n'ibyo badakwiye gukora, nk'aho ibyo babikora bagamije kubanezeza gusa. Muri bande
umunyamakuru nanone arongera arabaza ati Well, I'm not sure if we're talking about me ese uri personally. kuvuga njyewe ku giti cyanjye? Perezida Kagame ati ni wowe uri kumbaza ibi bibazo. Ndatekereza ukwiye kubisobanura neza ku buryo byumvikana. Ndi kubibona kuri kubibaza mu buryo uhindura ibyo abadukurikiye batekereza. Kuri twe ibyo ntabwo ari byo. Okay. Umunyamakuru nawe arangije ati ariko ndi kubaza ngendeye ku ntego z'iterambere zashyizweho n'umuryango w'abibumbye. Ariko umuryango w'abibumbye ni twebwe. Umuryango w'abibumbye ntabwo ari ikintu cy'ikivejuru kiri ahandi, ni twebwe. Ndetse yewe namaze igihe nyobora intego z'iterambere z'ikinyagihumbi mbere y'uko haza intego z'iterambere rirambye. Nari umwe mu babiyoboye hamwe n'abandi bayobozi bo mu Burayi. Rero ntabwo upfa guhindura ibintu. Umunyamakuru ati rero wizera ko hakwiye kubaho igenzura ry'uburenganzira bwa muntu mu Burayi, muri Afurika? Nizera ko mutagakwiye kuba muri aho musuzugura Afurika cyangwa abayobozi bayo. Umunyamakuru ati rero ikiganiro kubimukira ni ingenzi ku burenganzira bwa muntu. Wizera ko impungenge ku burenganzira bwa muntu zikwiye gukurikiranwa no mu Burayi atari Afurika, mu Burayi atari gusa muri Afurika? Mu 2021 ubwo umunyamakuru wa CNN Richard Kest yari mu Rwanda yagiranye ikiganiro na Perezida Paul Kagame ku byari ku rupapuro rwe rw'ibibazo n'ibyerekeye ifatwa n'ifungwa rya Paul Rusesabagina, hakiyongeraho icyuka amaze igihe kinini ku butegetsi. Ni ikibazo gisa nk'icyasembuye Perezida Kagame maze yongera kwibutsa uburengerazuba bw'isi ko atari bwo bugena demokarasi. Democracy is not defined by the West. Ni ikibazo yamubajije agira ati There's no Western leader. Nta wundi muyobozi mu burengerazuba bw'isi umaze igihe ku butegetsi nk'icyo umaze. Ese ibyo birandeba? Abayobozi bo mu burengerazuba nabo mu burengerazuba. Umunyamakuru wa CNN akomeza agira ati ariko mu busanzwe abatora nibo bakuraho abantu. Imiterere y'amatora na demokarasi ni uko abantu bagera ku butegetsi babarambirwa bagashaka undi muntu. Perezida Paul Kagame nabasubiza agira ati ibyo ni nkaho uri kumbwira ko umuntu wese agomba gukurikiza iby'uburengerazuba butubwira gukora. Ntabwo ndi umwe muri abo bantu. Isi yo mu burengerazuba ni isi ubwayo. Bafite ibintu byiza byinshi bakora, bakagira n'ibindi bibi byinshi bakora. Good things that they do, it has many bad things they do. Umunyamakuru Richard ati ariko nta gihugu aho umuyobozi watowe biciye muri demokarasi mu gihugu kiyoborwa muri demokarasi isesuye amara igihe nk'icyo umaze. Perezida Kagame aha nawe yasubije agira ati igisobanuro cya demokarasi ntabwo gitangwa n'uburengerazuba. Oya, niba ari bo bayisobanura se ukwivuguruza kuba mu burengerazuba gusobanurwa gute? Aho dusanga ibihugu mu burengerazuba batora abayobozi babo ubundi nyuma bagahindukira bagatangira kwijujutira abo bamaze gutora. And then they turn around and start complaining about the same leaders they have elected. So you are telling me ubwo rero uri kumbwira ko demokarasi ifite inenge byaba ari mu burengerazuba cyangwa ahandi. Rero ntabwo nshobora kubaho mu nenge zo mu burengerazuba. I cannot live by or live the imperfections of the West. Umunyamakuru Kenisa ati bavuga ko we perezida ari wowe ikibazo. Undi nawe ati ryamusinzira. Kandi wumvise n'amagambo amaze iminsi avuga yaba ari perezida nubwo babifashe nk'aho ari imikino, yivugiye ku giti cye yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afurika. Wareba ibyo abandi bose babajije nkabona yuko tuyifata nk'aho ari ugukina, ariko wenda bikaba ari na seriye. Ese twaba twitegura yuko tujya guterwa na Kongo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya 8. Murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura. Reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important, nicyo cyangombwa, nicyo gikuru. Ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona
byashoboka. So nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ntiyavuze ku bibazo gusa, ahubwo twagize n'ibyo twishimira mu gihugu. Aha byari mu muhango wo gufungura Stade Amahoro ku mugaragaro. I want to thank you for this day, a great day for us, for Rwanda and for football, and we will do even more and try to do better. So now there is no excuse for our young footballing talent. You have to work hard, you have to work smart, and let's be counted among the best on our continent. So I wish you a very good evening and a very happy day. More things are ahead of us coming. Byumvikanye neza. Mu bihe byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu 2024 nabwo Perezida Kagame yatanze imbwirwaruhame nyinshi zirimo amasomo ndetse no kubara inkuru ku buzima yanyuzemo. Nk'aha ni mu karere ka Kirehe yatanga isomo ku bamushinja igitugu. Rimwe baravuga ngo tuba twakoresheje imbaraga kugira ngo abantu baze hano, tuba twabakoreshejeho igitugu kugira ngo baze. Ariko nyamara niba gukoresha igitugu bizana abantu bangana barya, niba bizana abantu bangana batya kandi bishimiye ibyo bakora, ndababwira ngo abo ngabo ngo bazabigerageze barebe ikizabaviramo. Bo bazabigerageza iwabo, bakoresha igitugu bashaka gushyira abantu hamwe nk'uku, bareba ingaruka zabyo. Mu karere ka Nyamasheke, Perezida Kagame yibukije abaturage ko amahanga ashaka gukuraho ubutegetsi yibeshye. Bene abo rero baracyahari, murabo bazi no muri imyaka 2 ishize n'ubu biracyariho. Abandi bari hakurya, ari mu gihugu cy'igituranyi cy'uburengerazuba, ari cyo mu majyepfo, bavuga ko rwose bashaka gutera u Rwanda. Abanyarwanda ndetse barambiwe ubutegetsi buriho, bwarambiwe abayobozi, ko bashaka gufasha abo barambiwe. Ndetse bavuga ko bo bazabihindura bihagarariye iwabo, bafite ibikoresho bashobora kohereza mu Rwanda, noneho b'Abanyarwanda bagaheraho bahindura. Ariko abantu nk'abo bibagirwa vuba.
barabigerageje n'ubundi nyine kenshi. ubundi akomeza agira ati u Rwanda ruratera ntiruterwa, ibi twabigize umuco kuva kera. Ariko banibagirwa n'ibyo tubabwira buri munsi. Sinshaka kwirirwa mvuga wa mugani w'ikinyarwanda ngo bavuga ko u Rwanda rugira ruti ntiruterwa. Ndetse nababwiye ko kenshi nagiye mbabwira nabwo ubu ntibabyumvise cyangwa barabyibagiwe. Nababwiye ko u Rwanda rwacu turaruzi ni ruto, ariko ni nabo barugize ruto bamwe kuko bagiye baruca n'ibice bitandukanye. Ariko narababwiye ngo u Rwanda kubera ko ari ruto ntabwo tuzategereza udutera dusanga hano. Uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize. Oya. Tuzabasanga aho igihugu ari kinini, kandi si bo Imana yahaye amahirwe yo kuba banini. I Huye mu majyepfo y'u Rwanda mu cyahoze ari Butare, Perezida Kagame yasangije abantu inkuru y'ibyamubayeho ubwo yazaga kureba umupira muri stade ariko asa nk'uwiyibye. 78 hari abantu twari tuzaranye bigagayo, nari naje naseseye kuko jye nari impunzi nabaga hanze ndi umwana muto. Ntabwo ari muto cyane, nari maze gukuramo. Naje hano, nazaga hano, nahaje nk'inshuro 3. Icyo nibuka nshaka kubabwira, stade iri hano hafi Nyirango, sinzi niba bahinduyemo ya Pere cyangwa irahacyari, ntabwo ari yo. Hari stade ntoya muri 78 naje hano njyayo no kureba umupira. Umuntu w'inshuti yanjye najyaga nsura, ndetse icyo gihe wabaga muri universite, antwara ku mupira 78 Mukura na Panthère Noire barakinaga icyo gihe. Njyana n'iyo nshuti yanjye, ariko nkajya mbona abantu barandeba ni nko kuvuga ngo ariko aka kantu ntabwo ari akintangaha. Ndetse ubwo umukino ugiye kurangira, iyo nshuti yanjye yari yanzanye arambwira ngo ariko urabizi ngo reka tuva aha ngaho umupira utararangira, ngo ubundi hano ibikurikiraho cyane cyane iyo aba ba Panthère ngo iyo batsinzwe abantu barakubitwa. Ndavuga nti ntakubitirwa aha ngaha. Tugenda hasigaye nk'iminota 10 ngo umupira urangire. Nanone kandi ngo yageze gushaka gukubitwa n'umujandarume wo kwa Habyarimana, maze ubundi yabangira ingata arabasiga. Ubwo najyaga nza rero kenshi niho nabaga mu rugo we, yaratuye mu Kiyovu hafi n'ahantu hahoze embassy ya Zaire
ndetse hari na State House aho nabaga mu nzu ya leta hariya mu Kiyovu. Ibyo navugaga rero burya najyaga umujyi hafi wose nari nkuzi, najyaga nkugenda n'amaguru iyo nabaga naje hano. Rimwe rero nza kuva aho kwa Muyango ngenda n'amaguru, ndaza ngera aho hari embassy y'Abanyekongo, icyo gihe yabaga iriho ibendera ryaho Zaire Embassy. Haruguru yaho hari amazu y'Ababiligi ngira ngo n'abadiplomate cyangwa n'abandi bahabaga. Hanyuma rero na hariya mu Kiyovu aho Habyarimana ngira ngo yabaga cyangwa sinzababagamo. Nza kuhanyura rero n'amaguru, ariko nabaga mfite agatabo ngenda nisomesha nijijisha. Nza kuhanyura mva kuri aho ku embassy ndazamuka ngana aho Ababiligi bari batuye haruguru, usa n'ugana kuri Plateau. Umujandarume wari uharinze, urwo ruhande babaga barinze impande ebyiri, hari urwo ruhande n'urundi hirya. Ati yewe sha, ndamwihorera nirebe, noneho bituma nsoma kurusha uko ngoma ngenda. Ati yewe, ati wowe, ati we. Ndabanza ndamwihorera, ngiye kumva numva yari yambaye bute iz'abasirikare zirimo ibyuma hasi, ngira ngo numva arambuka umuhanda aza nsanga. Arangira ati we sha, ati niwe mbwira. Noneho ndahindukira ndamureba. Ntigewe, ntige wavugaga? Ati ngwino hano. Ngira nsa n'utabyumvise, ndavuduka ndiruka. Arankurikira aranyirukankana, ariko ntabwo yamenye aho nyuze. Ndiruka ndamusiga, ndagenda ndazunguruka. Hari ahantu ngira ngo hari, niba n'icyo gihe hari embassy y'Abafaransa muri icyo gice. Ndagenda ndazunguruka ndakwepa, ndagenda ninjira mu nzu kwa Muyango Karaveri. Nta nubwo nigeze mbabwira ibyambayeho. Aho yari agiye gukubitirwa kuri ubu habaye iwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki. Ubwo byabaye 77 cyangwa 78. Hanyuma karabaye naje kwisanga ntuye muri iyo nzu. Abo mu burengerazuba bw'isi nibo bajya bamubaza uburyo umukandida ashobora kugira amajwi hafi 100%. Umva uko nyir'ubwite yabasubije. Biriya twavugaga mbere ngo 100%. Hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi. Kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo, ibyo tuzakora tariki 15 ni ibireba u Rwanda, ntabwo bibareba cyane, bireba twe dukora ibitureba. Ngo 100%, ngo 100%, ariko ishoboka ite? Ngo ubwo nta demokarasi ihari. Hari uwo nabajije ejo bundi, ariko abayoborwa na 15%, iyo ni demokarasi gute?
hari benshi batorwa bakavamo babonye 15% ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40% y'abagomba gutora. Iyo niyo demokarasi gute se? Abo nimugakangwe na byinshi, bimwe birakangana gusa, ariko buriya harimo n'ubujiji. ubwo murabatumiye, ntabwo nirwa nongeraho. akongera agahindukira agira ati nimwe mwabinzanyemo. n'ubundi simwe mwabishyizemo. abaturage nabo bakungikamo bagira bati nanjye ndabakundaga. kandi koko amatora yari yatsinze ku kigero gishimishije. None ubu abanyarwanda ni intare ziyobowe n'indi ntare y'inkazi. Baragereranyaga baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare, wampa intare ziyobowe n'intama. Murumva icyo bivuze? Ariko twe twarabirenze. FPR n'abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare. kandi ngo ababunze urugambo ni uko byari byabananiye. Ndagira ngo mbere na mbere nshimira abanyarwanda mwese kuba mwongeye kungirira icyizere. Nishimiye kongera kubabera umuyobozi ariwe perezida muri iyi manda nshya dutangiye. Mu myaka 30 ishize twageze kuri byinshi kandi byiza. Ariko nanone haracyari byinshi tutarageraho, ariko tuzageraho mu myaka iri imbere. Iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho. Kuki se n'ubundi tutarenza ku byo twakoze? Kubitekereza ntabwo ari ukurota. Birashoboka, bizashoboka.
twabikora kandi tuzabikora. Icy'ingenzi muri byose, turi hamwe, turi umwe, kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariko kandi munakinshyigikiramo. Mwampaye amahirwe y'icyo cyizere yo kubakorera no gukorana namwe, ibyo twifuza byose tuzabigeraho. Kuba mu Rwanda nta mashyaka avuguruzanya harangwa ibizwi nka opozisiyo, umva igisubizo bihereza. In fact, mu by'ukuri nicyo kibazo abantu rimwe bajya bagira, ndaza kubisubiraho nabyo. Politiki yo hanze isanzwe ku isi bakakubwira ngo ariko mu Rwanda kuki hataba opposition? Ubonye uko babyumva, tukababaza atari ko opposition ashaka kuvuga iki? Opposition biba co-opposing ikintu icyo ari cyo cyose. Agira ngo to oppose, you must oppose something that is wrong. If you want to oppose what is right, you have a problem. Ikibazo rero cy'iyo opposition banavuga, mu by'ukuri mu Rwanda kubera amateka yacu n'ukuntu ibintu byagiye bikurikirana, ukuntu bikorwa, aho naho biganisha, n'uwakwitwa opposition muri iyo definition yabo yagira ikibazo, kuko opposition uhagarara ku gitekerezo runaka ukavuga uti dore ikintu twambuwe, dore ikintu twabujijwe, dore ikintu kidakorerwa abanyarwanda kandi gikwiye kuba gikorwa. Ikibazo bafite muri ibyo byose, ibyo bafite baheraho bavuga ibyo ni bikeya cyangwa se nta n'ibihari. Abo babarimo bavuga ibyo, usibye gushaka kuzanira abanyarwanda ubuzima bubi, naho se iyi ndi umunyarwanda tuvuga icyo yatwigishije ni iki, cyangwa icyo yahereyeho ni iki? Icyo yahereyeho ni ukuvuga ngo n'umwana w'akanaka uwo ari we wese, w'idini iyo ari yo yose, w'ubwoko ubwo ari bwo bwose, w'akarere aturukamo ako ari ko kose, afite amahirwe angana n'ay'undi uwo ari we wese. Reka dusoreze ku mbwirwaruhame Perezida Kagame yatanze mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye mu 2024, aho abashishikariza buri wese kutagira icyo atinya. Ati ntimugatinye ibitumbaraye. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to the help.
iyo bigeze ku kurinda iki gihugu cyababaye igihe kinini ntihagire uza kugifasha, ntabwo nkeneye uruhushya ku muntu uwo ari we wese mu gukora ibyo dukwiye gukora ngo twirwaneho. To do what we have to do to protect ourselves. I will say it in broad daylight. Nabivuze ku manywa y'ihangu, nabibwiye abo bireba muri iki kibazo, ndetse ni nabyo bigiye kuba. Mwebwe mujye mu rugo muryame, ntimugire icyo mukora. Sleep, don't do anything. There will be nothing. Nta kintu na kimwe kizinjira mu nkiko z'aka gahugu gato. Borders of this small country of ours. If anybody attempts, mu gihe hari ubigerageje, ntimugatinye ibitumbaraye. So, ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa. Haba harimo umwuka. A balloon. A balloon, you need a needle. Just ibyari birimo ukayoberwaho bigiye. Mugatinya ibitumbaraye. For the defense of this country. Ku byo kurinda iki gihugu, mu gihe turi mu kuri, mu gihe tugabweho igitero, nta n'umwe nzasaba uruhushya habe n'umwe. I don't ask anybody's permission. Not at all. So, the country igihugu kiratekanye, kirarinzwe, kandi niko kizahora. And will always be. Reka noneho twiganirire. Mu mbwirwaruhame zose wumvise, niyihe usanga yafatwa nk'ibihe byose yavuzwe na Paul Kagame? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane muri comment. Niba ugeze ku musozo w'iyi video uri nkunda Rwanda, ariko ndamutse nkwisabiye akantu gato, hari icyo byagutwara? Mu by'ukuri byadufasha ibyumweru n'ibyumweru dukora iki cyegeranyo. Inkunga ngusaba rero ntigoye, ni ugukanda like kuri iyi video niba wishimiye ibikubiyemo, ndetse yewe ukibuka no gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Kimwe nuko ushobora gusangiza iyi video undi munyarwanda mugenzi wawe ukeka ko yagira ikimumarira. Muri iki kiganiro twabanyemo na Twika SMM Limited, aho bagufasha kwamamaza business yawe hifashishijwe imbuga nkoranyambaga. Ushaka serivisi zabo wabariza kuri izi nimero. Niba ushaka gukomeza gusobanukirwa, wareba izi video ziri kuri screen yawe nona. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire.